bya bintu burya si leta z'ubumwe za Amerika bivumbuye bimwe bakoze mu ijoro hagati ryo ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere ku 2023 bagashimita Perezida Nicolas Maduro wayoboraga Venezuela we n'umugore we bakabasanga mu cyumba cyabo bwite bakabazirika bagahita basohora mu gihugu cyabo bayoboraga uwari perezida hagasorwe bwite nk'imfungwa leta z'ubumwe za Amerika. Iyi tekinike si ubwa mbere ikoreshejwe kuko zimwe mu zindi nshuro yigeze gukoreshwa hari ku cyumweru tariki 22 z'ukwezi kwa 9 kw'igihumbi 1991 mu ijoro hagati ahagana ku isaha y'isa 9 z'ijoro zishyira isaa 10 z'igitondo ku isaha y'i Paris mu Bufaransa muri Hotel Hilton herereye mu murwa mukuru w'iki gihugu cy'Ubufaransa i Paris. Iyi ni hoteli y'igitangaza yahariwe kwakira abaherwe n'abanyacyubahiro mu nzego zo hejuru. Muri iri joro iyi hoteli bamwe mu bari bayirayemo harimo abayobozi batatu bari bahagarariye RPF Inkotanyi barimo His Excellency Paul Kagame wari ufite imyaka 33 icyo gihe akaba ari umuyobozi mukuru wungirije wa RPF. Kagame we n'abandi bayobozi yarahagarariye icyo gihe bari baje mu nama y'ibiganiro biganisha ku mahoro hagati ya RPF na leta y'u Rwanda y'icyo gihe ku bufatanye n'Ubufaransa. Muri ayo masaha y'igicuku ashyira urukerera Paul Kagame yakangutse mu cyumba yari yarayemo asanga yazengurutswe. Uburiri yari aryamyemo bwari buzengurutswe n'abagabo batandatu bose bafite imbunda mu ntoki zabo kandi bambaye bisanzwe na uniforme ya gisirikare cyangwa ya gipolisi. Abo bagabo bamuguye Gitumo yiryamiye. Uwo munsi yari yaraye mu Bufaransa ategereje ko bucya agataha mu Rwanda. Aba binjiye mu cyumba bakoresha imfunguzo za hoteli kuko nibigeze bamena urugi. Barinjiye baterera ibintu byose hejuru byinshi mu byari mu cyumba barabisandaguza ku rwego rwo hejuru nawe bamubyutsa ku ngufu baramufata. Iki gihe akanguka asanze abandi bayobozi bari kumwe nawe bo bari bafashwe kare babambitse amapingu banicajwe hasi ku isaha y'isa 10 z'igitondo. Nyuma yo guteragura ibintu byose hejuru bahise babapakira mu modoka babajyana ku cyicaro gikuru cya DST n'urwego rukuru rw'Ubufaransa. Icyo gihe rwari rushinzwe ubutasi mw'imbere mu gihugu no kurwanya ubutasi bw'amahanga bwakorerwa mu Bufaransa. Abariho babafungira hasi mu nyubako ahazwi nko muri basement. None byagenze bite ngo byisange byagenze gutyo? His Excellency Paul Kagame ari mu maboko ataraye mu gihugu cy'amahanga. Mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro bw'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni wabararembejwe n'abajura wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire. Mufitanye amakimbirane mu muryango ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma. Nuhirwa mu rukundo wabuze umukunzi cyangwa urubyaro naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Mwijwi rye nyirizina Perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda ati reka ntangirane just a short story. Tito reka ntangirane n'inkuru nto. Tito Rutaremara waba uri hano? Nashakaga kumenya neza ko uri hano kuko hari inkuru nshaka kuvugaho. Impamvu mvuze Tito is a bit of a history ijyanye na Impamvu mvuze Tito ni ukubera ibirebana n'amateka yacu ku bijyanye n'ibyigeze kutubaho igihe kimwe. Ariko hari ikintu numva nshaka kubabwira. Ni ikintu ntakunze kuvugaho cyane keretse rimwe na rimwe iyo cyanjemo. Harya Tito waba uri umwe mu bo twari kumwe mu nama y'igihumbi 1991 yabereye mu mujyi wa Paris. Inama yaje kuduhuza n'uwitwa Paul Diju. Izina Paul Diju ni izina nashobora kwibagirwa bibaho. Ndibuka ko muri iyo nama twari kumwe na Bihozagara, undi nibuka ni harya wari uhari nawe cyangwa? Oya, ariko ahubwo naje mbere. Twarahamusanze.
niyo mpamvu na confuse abo najyanye nabo mu nama ni bande ni hari Bihozagara wari wazanye na doctor nande Dr. Ndahiro Dr. Ndahiro, but I remember we were like 5 people. Twari kumwe na Dr. Ndahiro. Gusa ndabyibuka twagiye muri iyo nama turi nk'abantu batanu. Ariko ndakeka twarakubwiye ibyabereye muri iyo nama igisoza. Icyo gihe habaye ibintu bibiri ari byo nshaka kugarukaho. Kandi ndi kuvuga ibi kubera ko mu minsi yashize hari ikintu cyabaye cyiteshamutwe. Mu mwaka w'1991 RPF twatumiye mu nama i Paris mu Bufaransa. Icyo gihe muri iyo nama twagombaga guhura na bamwe mu bari bahagarariye guverinoma Habyarimana. Ni inama bari batubwiye ko iraza kuvuga ku bijyanye n'amahoro. In fact, the RPF gusa ariko icyo gihe RPF nari imbereye umuyobozi mukuru wungirije nk'umukuru wungirije wa RPF barambwiye ngo singomba kugera muri iyo nama. Baravugaga bati ukurikije ibihe twarimo n'ibyarimo biba. Icyo gihe hari mu kwa 9 1991. Harya ni mu 1991 cyangwa ni mu 1992? Ndi kumva twarimo muri uko kwezi kwa 9 1991. Niba mbyibuka neza hari kwa 22 z'ukwezi kwa 9 1991. Icyo gihe abantu barambwiraga ngo singomba kugera muri iyo nama kubera ko batekerezaga ko kujyayo ari ugushyira ubuzima bwanjye mu kaga. Ariko nanze kuva ku izima. Mbwira abayobozi twari kumwe mu nama RPF nini tutitabiriye intama twatumiwemo, cyane ko bari banasabye ko ari njye ugomba kuyitabira. Nibwo ubuyobozi bwacu bwababwiye buti ariko dufite umukuru w'umuryango niwe wakitabiriye iyo nama. Ariko barabyanze bati oya reka turashaka wowe Paul Kagame wungirije uwo muyobozi mukuru mutubwira. Ibyo rero byaje gutuma abantu benshi babigirira ubwoba ko wasanga hari ikintu runaka kibi bari kumpangira, bituma bavuga ko nagakwiye kujyayo. Gusa ariko nanze kuva ku izima mvuga ko ndajyayo kubera ko iyo najyayo ntabwo twari kubasha kubereka abo turi bo ngo badusobanukirwe bamenye n'impamvu turwana, kuko batekerezaga ko hari turi aho turwana turi abantu bakunda intambara badashaka amahoro. Rero byarangiye ngiyeyo. Ubwo twageraga i Paris inama twarayikoze. Icyo gihe mu gitondo nahuye n'itsinda ry'abantu. Umwe muri abo bantu twahuye yari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'Ubufaransa. Uwo mugabo yari Paul Dejo. Nakomeje no kumukurikirana nyuma kuko nyuma yaje no kuba ambasaderi w'Ubufaransa muri za Mexico n'ahandi hagiye hatandukanye. Gusa ariko ubu arashaje, arakuze n'inkange, isibye ko we ashobora kuba ari mu myaka yo muri za 90 hafi aho. Ashobora kuba afite nk'imyaka nka 96 gutyo. Icyo gihe nge nawe twarahuye. Ubwo twahuraga yari kumwe n'umuhungu wa Mitera, ubwo ari umuhungu wa perezida wayoboraga Ubufaransa muri icyo gihe. Rwose duhura habuze gato ngo banankubite da, wanziza ko ngo izina rye ndi kurivuga nabi. Ndababwira ukuri yuko mu gihe twari mu nama uyu mugabo witwa Paul Dejo yaranyihaye cyane, anyuka inabi ndetse akajya nunga intoki kenshi gashoboka mu maso, akajya ambwira ati mutegetswe guhagarika intambara. Nagerageje kumusobanurira ndamubwira ni ntabwo turwana kubera ko dukunda intambara, ntabwo ari uko tubikunda, si uko dukunda intambara cyangwa tuyishimiramo. Namubwiye neza impamvu nyakuri twe twarwanaga, mwereka ibimenyetso bishingiye ku mateka, ariko nyine ntiyabyumva, aguma gutsembarara ku byo yavugaga.
answered nibwo back. rero inama yatangiye kuzamo intonganya. Icyo gihe byaranandakaje cyane bituma musubiza nta gutinya. Yakomezaga ambwira ngo mutegetswe guhagarika imirwano, ati kandi nimutabikora ngo mwumve neza ibyo turi kubabwira nonaha, niyo mwagenda mukarwana by'inkundura byo kugaragurana ku rwego rwo hejuru bikazagera n'ubwo mufata umurwa mukuru w'igihugu Kigali, abo bantu muvuga murwanira nabo muzahasanga. Ibi nibyo we ubwe yanyibwiriye abivugira mu nama. Ako kanya akibivuga sinahise nsobanukirwa neza ikintu yari ashatse kuvuga. Ati abantu banyu nimuzabahasanga. Muri make yari ashatse gusobanura ko abo baturage bazicwa. Iyo nama yarabaye. Iyo nama yaje no kugera ku iherezo irarangira, ariko ntiyigeze igenda neza. Ubwo yasozaga rero dusohotse, uwo Paul Diju yaraduherekeje. Tugeze muri koridoro arambwira ati ndizera tuzongera guhura ubutaha igihe uzaba waramaze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Naramubwiye ni yego nyakubahwa. Naramubwiye ngo nibiramuka bibaye koko izo nshingano nkazifata nzazikora neza bishoboka. Hagati aha ariko ubwo nagombaga kurara i Paris mu Bufaransa tukahava ku munsi ukurikira. Rero mu ijoro hagati aho twari twaraye kuri hoteli, ndakeka yari yitwa Hilton Hotel, nari ndi kumwe na Ndahiro na Tom Byabagamba. Mu ijoro hagati rero ku note y'isa 9 z'ijoro, oya hafi saa 10 z'igitondo mu rukerera, nakangutse nsanga amatara yo mu cyumba ari kwaka kandi yarazimije tujya kuryama. Ako kanya nahise mbona abagabo 6 kuri 7 bamaze kugera mu cyumba bafite imbunda. Abo bagabo nta muzankano bari bambaye ya gisirikare cyangwa izindi nzego z'umutekano, bari biyambariye amakoti asanzwe n'ibindi nk'ibyo. Rero nkibyuka narababaje ni mwebwe muri bande, byagenze bite ko mwaneye, ni iki kijya mbere hano? Maze umwe muri abo bagabo avuga mu rurimi rw'icyongereza ati uramwumvise wa? Uziko atangiye no kuvuga icyongereza. Nari ndi ahantu nakagombye kuba narindi. Batangiye guterera ibintu byose hejuru, bakajya bambaza bati ibyangombwa byawe biri he? Batifungura ivarisi yawe tugusake. Gusa mbere yuko nyifungura bahise bayishwanyaguza ako kanya. Hani nako nakomezaga kubabaza ni muri bande? Muri bande koko? Ubwo nari muri ibyo narebye mu muryango ndeba ku cyumba aho Dr. Ndahiro na Tom Byabagamba bari baraye. Nababonye bicaye hasi, abana bambitse amapingu, amaboko aziritse. Gusa ariko nge ntibari bakanyambika amapingu. Nakomeje kubabaza ni ese byagenze bite? Habaye iki mu by'ukuri? Niki kiri kujya mbere? Bakomeje kuduterera hejuru, baranadufata batujyana ahantu runaka muri gereza. Ibaze kweli, kandi ubwo bwa mbere ngeze mu mujyi wa Paris. Ubwo rero sinari kumenya ngo iyo gereza batujyanyemo ni iyihe cyangwa se ni he. Ndetse ni n'ubwa mbere nari nkizwe muri gereza, isibye ko ari nayo nshuro ya nyuma nashyizwe muri gereza kuko kuva icyo gihe nta yindi gereza nigeze njyanwamo. Since that time I haven't been to any other prison. So they put us in the log somewhere down in the basement of. Rero baratujyanye badushyira ahantu runaka munsi ya etage muri basement, barangije badusigayo. Nyuma hari abantu bahadusanze nko mu masaa 9 z'umugoroba.
impamvu nibuka cyane ko bihuzagara twari twajyanye muri iyo nama nuko bashidutse batazi ahantu bari batujyanye. Icyo gihe bagerageje gusaba ubufasha abantu bari baziranye nabo bari mu Bufaransa. Twabonye Jacques na Bihuzagara ndetse n'umufaransa wari inshuti yacu cyane witwa Carbonal. Abo rero nibo badusanze aho mu nyubako hasi muri basement aho twari twafungiwe, kuko bo bari bamaze kumenya neza ahantu twari twajyanywe. Icyo gihe bagerageje kuduha ibiryo ariko njye ndabyanga, mbabwira ko nta kintu narira muri iyo gereza. Rero Jacques batuzaniye umugati n'amata. Ibi babituzaniye imigati n'amata kubera ko twari twanze ibyo kurya byo muri iyo gereza. Abo mu nzego z'umutekano baraje batubaza ibibazo. Icyo gihe banashatse kunshyiraho polygraphy lie detector, bya byuma bifasha mu gutahura niba ibyo umuntu ari kuvuga ari ukuri cyangwa abeshya. Ariko njye narabyanze, ndabahakanira rwose, mbabwira ko bidashoboka ko baza kunshyira kuko ibyo byuma. Ndababwira niba mushaka kunyica mubikore. Nyuma baratubaza bati ese ni bande mwahuye? Babwira Paul Dejoux. Bati nande wundi? Ni na Christophe Mitera. Bati nta n'isoni, vuga neza amazina ye yose uko ari. Jean Christophe Mitera. Bati subiramo. Nanjye ni ndanze. Ntabyo nasubiramo rwose, ntabyo ndi buze gukora kuko sinanjye wamuhaye ayo mazina. Bigeze ku isaha y'isaa 2 z'ijoro baraturekuye. Muri iryo joro rimwe navuye i Paris nerekeza i Buruseli, bariho mfatira indege inyura ku munsi wakurikiye. Ndi kuvuga ibi, ndi kubabwira ibyo twanyuzemo, mbibutsa umuntu wavuze ngo hari ikizaba kuri bene wanyu. Akavuga ati nubwo mwafata Kigali nimuzahasanga mwene wanyu, nta n'umwe uzaba ugihari. Ndetse ibyo binahura n'amateka y'ibyaje kubaho. Ndavuga ni ubutumwa yatangaga bwari ubwe, ariko nanone cyari ikimenyetso cy'ibyarimo bitegurwa icyo gihe. Ngaye nguko niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.